umuyobozi wa RIB, bayobozi bose duteraniye hangaha, bayobozi b'amadini n'amatorero, bayobozi b'urwego rw'abikorera mu karere kacu, bayobozi abagore, urubyiruko, abana, mwese reka mbasabe twongeye tukoma mu mashyi twishimira uno munsi. Uyu ni umunsi ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu. Ni nayo mpamvu ntashidikanya kubona imbaga y'abantu baje hano, byiciro byose, abagabo, abagore, abana, amatorero atandukanye, amadini, ibyiciro by'ubuzima bw'abanyarwanda bose dutuye muri aka karere twijije hano no munsi. Umunsi wo kwibohora ku nshuro 32, iyo tubivuga wumva ari imyaka myinshi, ariko dukurikije intambwe igihugu cyacu cyateye, dukurikije ibibazo byari bihari byatumye habaho kwibohora, tubona ari nk'ejo hashize. Ni umunsi ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu, afite ingaruka nziza ku buzima bwa buri munyarwanda wese. Itariki ya 4 Nyakanga ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi warangije ibihe by'icuraburindi, jenoside yakorewe Abatutsi, ivangura, ubukene bukabije, ubuzi bubi. Ni umunsi wagaruriye abanyarwanda icyizere, ugarura n'ubuzima n'ituze n'ubumwe bw'abanyarwanda. Turashimira intwari zarwaniye u Rwanda, zitanze cyane cyane zari ziyobowe n'ingabo zarapiye ku ruhembe rw'umuheto hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nayo mpamvu uyu munsi dukeza umugaba mukuru w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ingabo z'igihugu kubera ibyiza byinshi zatugejeho kugeza uyu munsi. Mukanya umuyobozi w'umurenge yararimo avuga ibyagezweho muri uyu murenge wa Rubengera, ariko kubera umwanya ngira ngo ntabwo yabivuga byose, ntiyanabishobora byose. Ariko ndagira ngo baturage twese turi ahangaha, hari ababyumva nk'inkuru babarirwa, ariko hari n'ababibizi neza babibayemo, basogongeye imiyoborere mibi yaranze kino gihugu mu myaka 30 yabanje, bamaze no kuryoherwa no gusogongera ku miyoborere myiza nyuma yaho n'imyaka 32 ishize. Nabahamye bo kubivuga, ariko ubuhamya twumvisha ahangaha, umuvugo twumvise mu kanya urabigaragaza. Reka twongere tugaruke turebe aka karere kacu mu myaka 30 ishize n'ibiri ishize, tunakarebe imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi uko twari duhagaze. Biratwereka ishusho nyayo igisobanuro cyo kwibohora. Nayo mpamvu kubyina, kwishima bifite ishingiro, cyane cyane ko bishimangira intambwe tumaze gutera, ariko bitubwira ngo tugomba gukomeza muri uwo mujyo, tugatera intambwe kurushaho. Babyeyi muri ahangaha, abantu bakuru cyane, murabizi imyaka 32 ishize ahangaha hari mu icuraburindi, ubwicanyi n'imiborogo bivuze induru, ubukene, guhezwa, amacakubiri, itonesha n'ibindi bibi byose, n'ibiyorere mibi. Ariko reka tuvuge ku byo twagezeho muri imyaka 32. Kwikubitiro ntidushobora kuvuga ibikorwa remezo tutaravuga ubumwe bw'abanyarwanda, kuko ibindi byose tudafite ubumwe nta gaciro nta nakamaro byagaragara imbere y'abantu batabanye neza. Uyu munsi mu gihugu cyacu abanyarwanda bose n'abene gihugu bafatwa kimwe imbere y'amategeko. Umwene gihugu ikintu cya mbere kibanze ahabwa kiri mu itegeko nshinga, kiri mu masezerano mpuzamahanga, ni uburenganzira gufatwa kimwe, kungana kimwe imbere y'amategeko. Abaturage bacu uyu munsi barareshya imbere y'amategeko. Nta uri hejuru y'amategeko ngo akore uko yumva byifuza, afata icyemezo uko abishaka, aho utazi uwashaka. Uyu munsi turabyishimira kuko turi igihugu kigendera ku mategeko, aho umuturage wese afite uburenganzira mu gihugu cye, ntawe uhezwa mu gihugu cye. Ibi turabivuga kubera abanyarwanda benshi bari barahejwe ishyanga, ari impunzi, badafite uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu cyabo. Aho umuyobozi w'igihugu muri 1989 yavuze ngo u Rwanda ni igihugu gitoya kiruzuye, ngo abanyarwanda turabizi n'abanyarwanda ariko bazaguma aho ngaho, ibihugu by'ibituranyi bizadufashe bibatuze. Kandi twari dufite uyu munsi turi miliyoni 14 hafi. Icyo gihe u Rwanda rwari turagira na miliyoni 8. Ubu ni nkaho twikubye inshuro ebyiri kandi turi mu gihugu cyacu.
kandi turacyakenera n'andi maboko y'abanyarwanda. Usibye kugira uburenganzira twese bungana imbere y'igihugu cyacu, igihugu cyari kirangajwe imbere n'amacakubiri n'ivangura. Byashinze imizi, bijya mu mategeko, bijya muri gahunda za leta, bijya muri gahunda zose, ku buryo umuntu yagombaga kumenya ko ari iki n'iki, kandi batangana badafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ibi turabizi, abantu bari aha bakuru murabizi, mu mashuri, mu mirimo ya leta, ariko bikarenga n'abanyarwanda mu by'amoko bari baradushyizemo, bikajya no mu bice n'uturere dukomokamo. Ibyo byarasezerewe burundu. Uyu munsi abanyarwanda bose ni abanyarwanda, ntawuhezwa ku byiza by'igihugu. Uko turi aha twese, aho duturuka hose, imirimo dukora, yaba abacuruzi, yaba bikora ku giti cyabo, yaba ari mu madini, yaba ari mu mirimo itandukanye, imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se imirimo ya leta, nta muntu ubazwa inkomoko ye cyangwa ubwoko bwe kugira ngo ahabwe umurimo. Umuntu ava mu bice bitandukanye by'igihugu akabakorera ahandi, waha akabakora mu kindi gice cy'igihugu. Icyo bareba gusa ni ubushobozi bwe mu kuba yakora akazi. Ibyo rero biryo bitwizihiza uyu munsi. Turizihiza imiyoborere myiza yakuyeho amoko, ikuraho gucamwa ibice abanyarwanda bafatiye uburenganzira bungana. Uyu munsi nanone inshuro ya 32, imyaka 32 ishize, ntitwabura kuvuga ku bijyanye n'imiyoborere. Imiyoborere iha ububasha abaturage gufata ijambo no gufata icyemezo ku biba gikorerwa. Ubundi abaturage barategaga amaboko badafata icyemezo. Uyu munsi twicaye ahangaha, inama njyanama ejo bundi twaricaye iravuga ngo dore mu mwaka utaha mu karere ka Karongi ibikorwa bizakorwa mu izina ry'abaturage. Ariko ibyo byose byari byarahukuye mu bitekerezo by'abaturage, byatangiye gukusanywa mu kwezi kwa 11. Umuturage ntabwo ibikorwa bikorwa atabigize mu ijambo. Ariko ikindi, kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Ubu mu karere ka Karongi tugeze aho tugeze, ingengo y'imari kabaka miliyari 44. Ubundi ngira ngo abari ahangaha dufite abantu bari bakuru no muyobozi, sinzi ko komine yari ifite na kimwe cya 10 cy'ayo mafaranga yakoreshwaga. Usibye n'ibyo ngibyo, gufata icyemezo no kugira ishusho y'aho mugana, ukagira icyerekezo cy'akarere. Uyu munsi tugira icyerekezo cy'akarere gishingiye ku cyerekezo cy'igihugu. Imyaka 5 kavuga ngo dufite icyerekezo cy'akarere ka Karongi mu bukungu, mu mibereho myiza, mu miyoborere nibi, kandi bikaba byaratutse mu bitekerezo by'abaturage. Ibi ingaruka zabyo ni izihe? Ni ubukungu buzamuka ku baturage. Abacuruzi bari ahangaha duhere n'aharubengera, amahoteli dufite ahangaha, amazu y'ubucuruzi dufite ahangaha, amazu abantu babamwe ahangaha bari ahangaha, bifitanye isano no kwegeza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Tuvugeze ngo aka karere kava ahangaha kajye nko murenge wa Murundi, mpamya ko abantu bari ahangaha bahaguruka bagahagara bakavuga ati inibyo twagezeho turabikesha ko ubuyobozi bwatwegerejwe. Ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Nta muntu ujya gushaka serivisi kuri prefecture cyangwa ku ntara cyangwa muri ministeri. Uyu munsi byakugora kumva ko ari umuturage wagiye muri ministeri, icyo yabagiye gushaka wagishaka ukakibura. Ari pasiporo, ari indangamuntu, ari cyangombwa cy'ubucuruzi, ibyo byose ubuyobozi bwegerejwe abaturage kugira ngo bifatire icyemezo cy'imiyoborere yabo ibabereye. Ntatinze, ibyo ni bikeya turebye mu mibereho myiza. Amavuriro yubatswe, amavuriro y'ibanze, ibigo nderabuzima, amashuri yubatswe. Murabizi ko kwiga higaga 10% bagomba kwiga bakari bemererwa kujya muri segonderi, kubera ko igihugu kitarebaga akamaro ko kwigisha abanyarwanda kugira ngo bazabashe kubaka ubukungu bw'igihugu n'imibereho yacyo. Ubu tuvugana ku nshuro ya 32, akarere kacu gafite amashuri 195. Nta murenge n'umwe muri aka karere udafite ishuri ryisumbuye ry'abana biga imyaka 12, ndetse ahenshi bafite amashuri arenga 5, 6, 10, aho abana b'abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kwiga kugira ngo bige neza. Ibyo bikiyongeraho ibijyanye no gutuma abanyeshuri biga neza. Uyu munsi muri ya ngengo y'imari nababwiraga y'akarere ka Karongi miliyari 44, hafi 1/2 cyayo ajya mu burezi, aho abana b'abanyarwanda leta yohereza ibyo kurya mu mashuri y'amashuri 9 na 12, kugira ngo impamvu umwana yakabaye ituma atajya ku ishuri bitewe no kutagira ibyo bigamo cyangwa se wamujyanye gushaka ibyo arya. Uyu munsi leta itanga ibyo kurya kugira ngo abana b'abanyarwanda babashe kwiga neza. Ibikorwa remezo, mu kanya batubwiraga amashanyarazi amaze gukwirakwira. Nta murenge n'umwe, nta kagari na kamwe katagira mu mashanyarazi. Ndetse n'uyu mwaka ahari harasigaye, hahandi hari harashyizwe amashanyarazi atabasha gukorerwa neza, ubu hari projet leta
yohereje zatangiye gukora zikwirakwira amashanyarazi kugira ngo ya ntego ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika twemereye mu myaka 2020-2029 tuzabe tugeze 100% ku mashanyarazi, ariko atari ukuyacana gusa tuyabyaza n'umusaruro. Twavuga inganda, twavuga ibikorwa byo kuzamura ubuhinzi, ibyo byose ni ibikorwa twishimira twagezeho ku nshuro ya 32 twibohoye. Kwibohora ni igisobanuro cyo kugira ngo ubuyobozi bubi butareba iterambere ry'abaturage buveho, hajyeho ubuyobozi bubereye abaturage. Nkuko mwabyumvise mu mbyino, mu ndirimbo, mu mivugo, mu magambo twagiye dusangira ahangaha, 32 ni ijambo rikomeye cyane mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda kwibohora. Tumaze igihe mwumva igihugu cyacu gifite abakirwanya bari hirya no hino, bafite imigambi yo kugira ngo basubizeho ubwa butegetsi bw'ivangura, bari mu bihugu duturanye hano hafi. Ariko igihugu cyacu cyagiye gifata ingamba ku buryo kikumira, gishyiraho umutekano, abifuzaga gutera no guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu bagakumirwa. Twarabikurikiranye mu mwaka ushize mu karere ka Rubavu, murabizi za Kinigi, aho bageragezaga gutera amabombe kugira ngo bahungabanye bongere batere umutekano muke w'igihugu cyacu. Ariko ibyo byose turashimira ubuyobozi n'ingabo z'igihugu zabohoye igihugu cyacu ko byigijweyo. Uyu munsi tukaba dufite ubwirinzi butuma imbibi zacu zose zidadiye zirinze neza. Nagira ngo nabyo mumfashe dushimire ingabo z'igihugu na nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye umutekano. Ubu turakora amasaha yose, umuntu arava Rusizi akajya i Kigali, amabisi akagenda amasaha 24. Hari igihe mwumvaga bari bafite umugambi wo gufunga imipaka, imihanda bakayifunga za Nyungwe, ariko ibyo byose kubera ingabo z'igihugu, kubera umugaba mukuru w'ikirenga, imvugo ye ariyo ngiro, byarahagaze ku buryo uyu munsi igihugu cyacu cyose cyuzuye amahoro n'umutekano. Abanyarwanda bakora imirimo yabo nta ubahungabanya. Ndagira ngo ndangirize ijambo nongera gushimire abafatanyabikorwa bacu, nshimira abaturage bose bakomeje kugira uruhare mu kubaka akarere kacu n'igihugu cyacu. Twese hamwe dukomeze urugendo rwo kwibohora, twubaka imibereho myiza y'abaturage, duteza imbere igihugu cyacu. Uko twumvisha ubuhamya bwa bagenzi bacu bavuze, ni inshingano yacu twese, buri munyarwanda, kuvuga ngo ko igihugu cyakoze ibyangombwa, ni gute nakwibohora mu rugo rwanjye, ni gute nakora ubukungu bw'urugo rwanjye n'imibereho y'urugo rwanjye igatera imbere. Aho niho dusigaje akazi. Baturage b'umurenge wa Rubengera, dufatanye kugira ngo tuzamure ubukungu n'imibereho mu ngo zacu, twite ku buzima, tubungabunga ubu tugire ubuzima bwiza. Leta yashyizeho gahunda zitandukanye tuma tugira ubuzima bwiza, harimo gahunda za mutuelle de santé, isuku, kurwanya ibyahungabanya ubuzima bwacu, ariko tukarushaho no kubaka ubukungu butajegajega, twizigamira ejo heza hazaza, kugira ngo umunyarwanda azajya asazira mu gihugu cye yishimye, afite uburyo masaziro ye azabaho neza kubera bikisha imiyoborere myiza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nagira ngo rero mumfashe mwese tubashimire kuba mwaje gufatanya natwe, dukomeze twishimire ibirori byo kwizihiza isabukuru yo kwibohora inshuro ya 32. Wenda MC ari kubibabwira, ariko uyu mugoroba guhera saa 12 turabatumiye hariya Bwishyura mu mujyi hagati, aho FPR yiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugeze ibikorwa remezo. Turaza kuba dufite igitaramo cyo kwibohora. Niba ufite ukugerayo, niba udafite igare n'amaguru wayagenda, ariko tukajya gufatanya kwishimira ibyo byiza byo kwibohora. Kera hari umunyamakuru ajya kuvuga ngo kama hauna gare chunga mtu ufike hapo. Niba udafite igare ushaka no gutwara kugenda kuri ya modoka y'ibiti, ariko tukaza gufatanya mu biro byo kwizihiza umunsi wo nta muntu hejwe n'umwe. Turaza kuba dufite abahanzi baririmba indirimbo zacu za Kinyarwanda zaranze kwibohora, zidusubiza zidukumbuza urugendo rwo kwibohora. Murakoze cyane, tugira umunsi mwiza wo kwibohora. Ubwo turakomeza mu ngo zacu nyuma twishime, tuze guhura nimugoroba. Imana ibahe umugisha.